Imana yacu ni ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imana iradukunda kandi twitaho ko bw'ejo ko bukeye, kandi yavuze ko izatugira neza, kandi ijambo yavuze ntabwo izigera yivuguruza, kandi birakwiriye ko ijambo ry'Imana yavuze turihagararamo, kuko ibyo yavuze kuri twebwe izabisohoza. Imana yacu ni ishimwe kandi ikomeze guhabwa icyubahiro. Humura rero ntacyo uzaba, icyo uzaba cyo kirakurindira. Imana ishimwe ntawe ukijya. Kadusome rero ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere ibice 16, turasoma duhereye ku murongo wa mbere, twumve icyo Imana itubwirira muri iri jambo. Imana ni ishimwe. Ikadusome mu izina rya Yesu. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 13, kumva icyo Imana itubwirira muri iri jambo. Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageze kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isiraheli. Uzuza ihembe ryawe amavuta ngutume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati, nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati, jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuge uti, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza. Uzansukira amavuta kuri uwo nzakubwira. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi. Baramubaza bati, mbese uzanywe n'amahoro? Ati, ni amahoro, nzanywe no gutambirira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be, abahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho, yitegereza Eliyabu, arayibwira ati, ni ukuri Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nture mu maso he cyangwa ikirere cye, kuko ari kirekire, namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Yesayi aherako ahamagara Aminadabu, amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Yesayi ariyongeza amurikira Shama. Nabwo Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesayi ati, aba sibo Uwiteka yatoranije? Samweli abaza Yesayi ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, hasigaye muherezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesayi ati, mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira, amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta ni wuwo. Samweli aherako yenda ihembe y'amavuta amusukira imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli ahaguruka asubira i Rama. Nimwakire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana yacu rero ntabwo ireba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara inyuma, ariko Imana yacu ireba mu mutima. Icyo cyatumye rero Imana itoranya Dawidi, kandi yari byari ngombwa yuko imutoranya mu bandi. Natwe rero Imana ishimwe ko yadutoranije mu bandi, ikaduhereza agakiza, ikaduhereza kuyimenya, ikaduhamagara umuhamagaro mwiza, kubana nayo iteka n'iteka, kandi so bizashira gusa, tuzabana nawe iteka ryose mu bwami bwo mu ijuru. Imana ni ishimwe kandi nikomeze guhabwa icyubahiro. Turongera dusome rero ijambo ry'Imana nanone muri Zaburi 89, twumve nanone icyo Imana itubwirira muri iri jambo.
Imana ni iyacu kandi izakomeza kuba n'ubugingo bwacu no kutugira neza, kuko ari isezerano Imana yadusezeranije ko izakomeza kuba natwe ndetse izakomeza kutugira neza. Ntabwo rero Imana yigeze yibeshya kudutoranya, ntabwo Imana yigeze yibeshya kuduhamagara. Reka dusome rero aho ngo muri Zaburi ya 49 ku murongo 21 dukomeze na 23 kumva icyo Imana ikomeje kutubwirira muri iri jambo. Haranditse ngo mbonye Dawidi umugaragu wanjye, musize amavuta yanjye yera, ikiganza cyanjye kizajya kibana nawe ko kuzamukomeza. Umwanzi we nazamutungura kandi umunyabyaha nazamugirira nabi. Imana idufashe kandi Imana yacu itugire neza. Ku murongo wa 35 nanone haravuga ngo sinzica isezerano ryanjye, sinzahindura ijambo ryavugiye mu kanwa kanjye. Igihe kimwe narahiye kwera kwanjye, sinzabeshya Dawidi. Urubyaro rwe ruzarama iteka, intebe ye y'ubwami izarama nk'izuba imbere yanjye, izakomezwa iteka ryose nk'ukwezi mu ijuru, hariho ubihamya wo kwizerwa. Imana ishimwe. Tumaze rero gusoma ijambo ry'Imana ritwereka neza ko icyo umuntu azaba naho kijya. Birakwiye rero ko tugira irihumure rivuye ku Mana, kuko iby'Imana yatubwiye n'ibyo yadusezanije Imana izabisohoza. Imana yaturanije rero Dawidi muri bakuru be mu bavukana, Imana yamuturanije kera, kuko ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11 haranditse ngo uruzikiye Yeremiya avuga ngo nduzi inkoni y'umurinzi, avuga ngo rero neza uburyo ki ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Imana ishimwe rero ko ibyo tubwiye byose Imana izagenda ibisohoza, kandi umuntu wese ku rwo ruhande Imana izamusohoreza icyo yamubwiye. Ni muhumure rero ntacyo tuzaba, kuko icyo Imana yagambiriye kuri twebwe ntaho kizajya. Imana ishimwe kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro ko yandikishije ijambo ryayo kugira ngo izarisoheze kuri twebwe, kandi ubwami bw'Imana ameje gutwara mu bugingo bwacu kugira ngo turusheho kugubwa neza turi mu Mana. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwe, kandi Imana yagira neza abasogokuruza bacu batubanjirije, yagiye ibana nabo, kandi natwe izakomeza kuba natwe, izatugirira neza, kuko icyo yanditse yaracyanditse, kandi hamwe n'ijambo ry'Imana twumvise, hamwe n'iby'Imana yagiye itubwira, Imana izagenda isohoza, kuko yasohoreje abatubanjirije basogokuruza bacu, natwe izasohoza ibyacu. Yashoje ibyo Aburahamu yari yaramubwiye, mubwira ko azabyara, Imana imuhereza urubyaro ashaje. Imana izakomeza natwe itugire neza. Imana ni yacu, Imana yacu nikomeze guhabwa icyubahiro. Amen.